umva se tuvugisha ukuri ubundi ubu umuntu wa mbere mugiye gukora imiti Niki? niyo tugiye gukora dawa n'indi muntu wa mbere mugiye kugikora Ese waje kunyibuka cyangwa waje kungura? Anyway, nagira ngo numve niba ufite experience mu kazi hato na hato ndasanga ndi kwisebya Bigere ku kisanya. so ndi byo nta nubwo bindeba tugende wowe kamwe tugende tugiye kwikorera Nimba utazi icyakuzanye ntongere kumbwira ubusa. Nimba utazi icyakuzanye ukatamaze gusubira inyuma. tugende cyabyumvira n'iki bien uri hano se mwana wabite bien ndabona ari fresh ndabona bien uyu mukobwa nyine twariganye muri primaire na secondaire yaje kunsura ni inshuti yanjye byarangiye ni inshuti yawe Inshuti yawe cyangwa no kuri bunyishyure ntabwo naje kwibaruza mu nzu yanyu. ye kandi koko barabivuze sobanura rero mwana wanjye mwigana wamwibiye amakayi ko wambwiye ko mwiganye wagiye iwabo bamenera amasahane nsobanurira umurimo ideni nyabaki bien ntabwo ari ideni muri noneho urabona ntabwo ari ideni gusa n'urunge noneho namuguze none se mwana we uyu mukobwa ni igicuruzwa nguramugura ntabwo ubizi namuguze senkisa yose Senyisa ariko ndivo kujyanya muri restaurant kure. mwana wa mbwiza ukuri wamuguza ngahe wanjye ntabwo ngiye kubeshya njye namuguze 2,000 none se niwe waguze cyangwa waguze serivisi ari bugure naguze serivisi ari bugure ndakuze mwana wanjye wowe ndakuze ndakuzi papa wanjye ndakoze sha yanjye kwirwanaho naribi nanjye reka mbe nandikiranye ko hari mu mahanga ibintu njye nanabivuze papa ntabwo ureba se ibintu njye nanabivuze njye bigenze bite mwana ko ndeba usohokanye imyenda kandi koko barabivuze ngo icyo utamenyereje umwana hakiri kare arakunanira iyo akuze wowe urajya gukora umwana ukamera nk'umuntu ushyize akavidewo kuri sitade papa nawe arakabije sitati y'amasegonda 30 none umaze igihe kingana iki ahantu rero nanjye baze kureba hirya mbere reka negerayo ndebasha reka ngerayo ni nko gukoza yasha reka ngenda bite bya nko gukoza agatoki aha reka nyine nawe ajye kwirwanaho araza ambwira Merci papa. mwana wa reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko ihene z'ingumba ujya uzumva Ndazumva. none se reka nkubaze wazanye umukobwa cyangwa wazanye igihararumbo nabikubwiye nanjye nk'akano gatoki gukoza mu isi wumve ko ngewe noneho wajya ngo nkujije mu kigega nawe byihore noneho ngewe birenze ahubwo reka nkubwire usiko kuva nabikora wa mukobwa usiko ndi kurwara umusinziro byihorere ngewe nakozagamo nkumva biravuze ngo ukagira ngo nkujije amazi ku mbabura cyangwa kundi baterekeza amazi ku mbabura uriya ntabwo ari umukobwa yewe Konsanze mwitotomba vipi zanyu? yewe umukobwa numiwe nanjye numiwe Umirwa n'icyaha gato. yewe ubone ngo nkozemo ngiye ngo ni gukoza mu kigega Mba ahubwo nkubwire biye nkeneye amafaranga yanjye. Biravuga kandi muragira gute murayishyura damu. Navuganye n'umwana ntabwo navuganye gusa. mwana wamwishyura niwe mwavuganye singahe si ibi twavuganye Uzura amafaranga uyavuye amaze. ariko se siyo twavuganye Nawe gira basumeza nigendere. hako se ko njye nari nzi ko ndi gutesitingira umwana wanjye ubu ntangiye kwera uranyishyuza Se ninjya muza gutesitingiraho. ariko se ubu ngubu amasegonda 30 yagize Ndavuze ngo- iminota 3 nagize ubu byo Uranyisho cyangwa buri narebe ndakwishyura Gira bare nyisho cyangwa n'urwanda rwa nsige baryamishije. Aya mafaranga asamanije. nuko ko Aya bari iki? Aya mafaranga Niyo amaze mafaranga amafaranga rwose nigendere. Gira vameza. do nta kindi kintu mfite wumve ko Okay, sawa mpereza hano. Meza telefone yawe. nta telefone mfite
meza telefone yawe igira ngo yego njye nakwishyuye meza telefone uyu ntabwo ari ikose no simpfa gusa iki cyuma akoresheje ni icyanjye